abantu barimo barajya impaka niba tuzemerera abatinganyi, niba tuzagira dute ngo ubwo mwarahindutse. Twateye imbere Yesu, dusigaye twambara neza, dufite imihanda myiza n'amazu meza, ariko mu mitima turi abanyabyaha. Birageze ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, za dagoni zijye hasi. Ariko reka mbereke uko bikora. Iyo uri umugabo ugasambana, urugo rwawe rureka gushya ngo nuko usenga? Abagore muri hano mukunda abagabo basambana, mukabatera umwete bakigira gusambana. Iyo batashye ntimucana umuriro? Haro ko mudazubiza? Ndenda kubwira umugabo uri hano wese, iyo wasambanye ntabwo Imana izagukubita kundi, urugo rwawe ruzashya. Amen. Mwiriwe mwese. Haleluya. Buriya abantu bamaze gusirimba kugira ngo baba biteguye kumva, ntabwo baba basinzira. Umuntu wasinzira amaze gusirimba rwose sinzi ikintu yaba arwaye, twamujyana kwa muganga. Amen. Turakomeje mu nyigisho yacu dusanga muri Yosuwa ibice bitatu, ivuga kwizera, faith in times of uncertainties, kwizera mu bihe byo gushidikanya. Nkuko nabasezeranije, umunsi wa mbere twarebye ibihe byo gushidikanya, hanyuma tureba icyatumaga Abisirayeli bari mu bihe nk'ibyo ngibyo. Hanyuma umunsi wa kabiri harejo nibwo twafatanije amagambo yavugaga ngo amasezerano y'Imana ni yatwambutsa mu bintu byose iby'Imana yavuze. Iyo ijambo Imana rikuye muri Bibiliya, iyo rikiri muri Bibiliya burya riba ari irya rusange, ariko iyo riteruye muri Bibiliya, wari urimo gusenga kumva Imana izamuye ijambo utanatekerezaga, kumva ribaye iryawe. Aha reka maze mbivuge, kuko ikibazo gikomeye dufite cy'abakristo, twambaye imyenda ya caguwa igihe kirekire, bigeze aho n'ijambo ry'Imana dutungwa na caguwa. Abantu benshi ntanzi ikizamini hano, simbabwira ngo muze kumanika mbasengere abatsinzwe, nzi yuko abatatsindwa nibo bake. Abantu bagira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana ukarimenya, ni ikibazo gikomeye dufite mu bakristo b'iki gihe. Ni abantu bamenyereye kubaho nk'abana b'inyoni. Umwana w'inyoni nyine iragenda ikamucakangira, ukabona ibyana by'inyoni, mwana inyoni igaburira ibyana byayo, ibyana by'inyoni bikasama igashyiramo, igasubirayo ikagenda igahiga, ibyana bikasama igashyiramo. Usanga abakristo nabo barasama tugashyiramo, ntabwo bagira umwanya wo kwifatira umwanya ngo basomire ijambo, barimenye, barisobanukirwe. Noneho Imana nijya kuvuga igiraho ihera. Muzi ntabwo logos, iri jambo riri muri Bibiliya, rizigera rihinduka rema ritari muri wowe. Kuko iyo ugeze mu gihe gikomeye, Imana ishakisha ikintu cyo kukurema umutima, igasanga muri wowe nta kirimo, igashaka ikintu yateruriraho ikakibura. Mushobora kubyemera cyangwa ntimubyemere. Abantu batura muri iri jambo ni wowe abanyembaraga, kuko utangira gushidikanya ukumva ijambo rirasimbutse rivuye muri Bibiliya riguhagaze imbere, rikakubwira ngo iri ni isezerano ry'Imana itabeshya. Ariko abatungwa na caguwa bagaburirwa nk'ibyana by'inyoni. Hari igihe ugera mu kibazo, imbere yawe hagahagarara ubusa, rero ngo reka njye gushaka umuhanuzi wenda arebe icyo ambwira. Ugasanga n'abahanuzi benshi igihe iyo mbakurikiye, hariho n'abahanura ibintu Imana idashobora gutinyuka kuvuga. Abuze numva umuhanuzi kare kuri YouTube, buryo nshaka kumenya ibibera mu gihugu, numva abantu bose avuga ngo hari igihe uba wararongoye umugore ngo utari we, ngo noneho ngo ukaba waranyazwe, ngo noneho Imana ikazaguha uri we. Navuga nti you are preaching wrong. Niba uyu muntu yarasenze Imana ntishobora kumuha umugore utari we, kandi na divorce uwo afite azaba akoze iby'Imana yanga, kuko Imana yaravuze ngo nanga divorce, niko Imana ivuga. Ukabwira abantu ngo ariko bishobora kudivorce ngo ukabona umugore wawe, no way. Deje wa divorce ntubukiri muri favor y'Imana. Bane we herose
ubundi ujya kwishugurikira sinabikubwiye none ugiye gukora ibyo nanga shaka kugira ngo uzongere ugaruke muri favor y'Imana bizagusaba imyitozo kwihana kabiri icyambere uzabanza wihane ko wakoze ibyo itakubwiye nurangiza wihane ko wakoze ibyo yanga ubanze utuze noneho itangirire kuri zero kuko hari igihe wumva umuntu arimo kuvuga ngo ibyo bintu uvuga ntabwo Imana yabikubwira kuko Imana yacu ntijya yivuguruza ubyemere cyangwa we kubyemera iki gitabo ntabwo umwuka ashobora kukivuguruza kuko iki nicyo gipimo kitubwira ukuri tukagutandukanya n'ibinyoma nubona umuntu ukubwira ibintu bivuguruza iri jambo iri ryanditswe ujye uhita umushyira muri pubere uvuge ngo ibyo umbwiye ni ibinyoma kuko Imana yacu ntijya yisubiraho Imana yacu ntijya yivuguruza haleluya umugabo witwa Balamu Baraki yamutumye aramubwira ati uzumvumira ubu bwoko noneho Imana iramubwira ngo Balamu ngo nkubwire ntujye kuvuma buriya bwoko ntibuvumika ababwiza ukuri avuga ati Imana sinzajyana namwe Imana itampaye uruhusa Imana irarumwima baragenda bageze kwa Baraki aravuga ati noneho mwohereze premier ministre ajyane n'umukuru w'ingabo ajyane na ministre wa finance kugira ngo abone ko ni cash zihari ajyane n'umukuru wa sena kugira ngo abone ko n'uwa parlement kugira ngo abone ko inzego zose zibyemeye abanyacyubahiro bakomeye bo hejuru mugende mu mubwire ngo dore icyubahiro azaguha uko kingana kandi ni cash zirahari baramara bireba aravuga ati henga nge kuyihenda ndebe ko yakwisubiraho ni munyemerere mwihangane mbanze nge kuyibaza niba ishobora kwisubiraho Imana iramubwira iti mva ndabona washegeye kugenda ngaho genda amfeti kugeza no musa abantu benshi ntibarumva iki Imana yakoze yamukoze ku matamera bumvira ngo ese wowe uri mu biki ibona ko aratinyutse aragiye yohereza marayika aramubwira ati genda ungaburire kiriya kigurye namubujije kugenda none aragiye marayika aragenda ahagarara mu nzira ye afite inkota mu ntoki indogobe tekereza hari igihe duhumwa n'ibintu n'indogobe ikaturusha kubona indogobe ibona marayika ahagaze imbere afite inkota irahagarara yanga kugenda ubwo no kuvuga ngo babanyacyubahiro barimo baramusiga agiye gutera intambwe indogobe iranga arayikubita indogobe iricecekera ayiganishije ku ruhande marayika nawe arimuka ajyaho ku ruhande hanyuma ayikubise Imana ishyira mu kanwa amagambo iravuga ngo ariko ko nabaye indogobe yawe y'imyaka yose ko ntigeze ngutenguha ko ntigeze ngusuzugura unkubitiye iki ivuze ayo tekereza kumva indogobe ihanura umuhanuzi ivuze ayo magambo ngo amaso yarahumuka abona marayika afite inkota marayika aramubwira ngo mba nakwishe iyi ndogobe itagutabara hari igihe duhumwa n'ibyo dukurikiye tukibagirwa ibyo Imana yavuze ariko Imana ntishobora kwivuguruza nukurikira n'ikintu umuntu ukagoragoza rero abantu benshi iyo bagiye kurya ibyo Imana yabujije barabibatiza hari umuntu ufata ruswa oya nishimwe kugira ngo se hari abantu bagisambana babaho oya barakundana umuhungu akaza akicara akakubwira ati pastor ati nakundanye n'umukobwa hari ikosa ririmo ra ati nyine aturumva ati icyo nashaka kukubwira ati neka nkufashe mwarasambanye umutera inda ati ni sawa reka tubyite izina ryabyo kuko ibyaha turabibatiza umugabo umwe ngo yashakaga kurya imbuto ngo abona harimo inyo asatuye urwa kabiri asanga naho harimo inyo asatuye urwa gatatu asanga harimo inyo azimya itara ararya kuba wajimije amatara ntibibuza yuko mu rubuto harimo inyo kugenda ukire mu mutima ngo buriya ngo Imana yacu ni Imana y'imbabazi ngo buriya rwose nayo irabyumva ngo rwose ngo nta kuntu yanarakara ibyo Imana yavuze nibyigenderaho kandi kugira ngo umenye ibyo Imana yavuze nuko usomira ijambo Bibiliya iratubwira ngo ijambo rya Kristo ribabemo rigwiriye rifite ubwenge bwose haleluya
iki rero ntabwo ndi bugitinde kuko twakivuze ejo. Uyu munsi ndagira ngo twinjire noneho mu nyigisho ya gatatu. Nabwiye ngo inyigisho ya gatatu tuziga uyu munsi iravuga ngo ibirenge by'abatambyi muri Yorodani, ubuhanuzi ku itorero. Kundi inkuru ngo abatambyi yose yaravuga ati muheke isanduka y'Uwiteka. Mufate handi muri Yosuwa ibice bitatu kuko niyo texte twigaga duhereyeho. Turahera ku murongo wa 14 noneho. Aravuga ngo nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduka y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduka bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye ni Saretani, kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Raba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka babona i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduka y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza hatanyerera. Abisirayeli bose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Haleluya. Abatambyi bahetse isanduka, buriya ni ikintu gikomeye cyane. Nanone rega dufite ibibazo byinshi. Hariye nicara nkibaza ukuntu tuzafasha abakristo guhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kuko abantu benshi barakubwira ngo erega ngo isezerano rya kera ryavuyeho. Yesu akavuga ngo ntabwo isezerano rya kera ryavuyeho, ahubwo naje kuri basobanurira. Haleluya. Ntabwo isezerano rya kera ryavuyeho, ahubwo yaje kudufasha kuryumva neza. Abantu bakubwira ngo biriya bintu ngo ni amategeko yo mu isezerano rya kera, ngo twe turi mu isezerano rishya. Nkavuga isezerano rishya ni continuation y'isezerano rya kera. Kubera iki? Mu isezerano rya kera abatambyi bari ubwoko bw'Abalewi, bene Aroni. Ariko mu isezerano rishya baratubwira ngo twebwe abizeye Kristo twese yatugize ubwoko. Murankurikira? Iyo texte ngiye kuvuga muzaho iba, niba mujya musoma Bibiliya zanyu murahita muhamenya. Mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Twebwe buriya abatambyi basabwaga byinshi mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya Imana irabitransferinga, irabyimura, iravuga ngo ubu namwe yabagize ubwoko bwatoranijwe. Twebwe turi iki? Turi ubwoko bwatoranijwe, turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse for a purpose, ngo twamamaze ishimwe ryayo mu isi. Banduka kuko iteka ryose iyo icyubahiro cy'Uwiteka cyatugiye imbere. Mu gihe cya Yosuwa icyubahiro cy'Uwiteka cyatugiye imbere, abatambyi bakandagiye mu nyanja muri Yorodani icikamo kabiri, isanduka y'Imana yatugiye imbere, bazenguruka Yeriko 7, ku nshuro ya 7 yikubita hasi, muzane ya sanduka. Erega abatambyi baratitiba n'isanduka barayizana. Imana iravuga uti umunsi wo gukubitwa kwanyu ni uyu nguyu. Barayitwara, bageze mu nkambi, ngo bumva mu nkambi y'Abisirayeli bati haleluya, yahageze. Abafilisitiya bati niki kibaye muri ya nkambi y'Abaheburayo? Bati ni za mana zigira amaboko akomeye, ariko mureke twikomeze turwanirire ubwami bwacu bw'Abafilisitiya. Ntibamenya ko Imana ije kubafasha. Ngo baragenda bakubita ingabo za Isirayeli, barazikubita abantu 30,000 birapfa. Hofuni na Finehasi abatambyi barapfa. Sabyumvise yikubita hasi kubijosa arapfa. Umugore wa Finehasi wendaga kubyara abyumvise inda iramufata arapfa. Muri Isirayeli baravuga ngo ikabodi ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kikiri hano, ngo kuko isanduka y'Uwiteka yanyazwe n'Abafilisitiya. Ariko burya Imana yo ntijya yiburira, ntigishoberwa, ntigikenera abayitabara. Ngo barayitwaye bayigeza mu kigo, bayigeza mu ngoro ya Dagoni. Haleluya. Ariko nkunda kariya kana. Bayishyize mu ngoro ya Dagoni. Dagoni iribwiriza ninjoro iravuga ngo hari Imana igera ahantu
ibihari byose bikibwiriza bigaca bugufi bikaramya. Basanga Dagoni yibwirije imanuka ku gitereko cyayo, kuko bafashe Dagoni iri hano hejuru bashyira Imana munsi yayo, isanduku y'Uwiteka bishyira munsi y'ibirenge bya Dagoni ngo bayerekeye ko Dagoni yanesheje Uwiteka Imana ya Isirayeli. Dagoni iribwiriza irazirubama imbere y'Uwiteka. Cyo nkundira Imana yije za Dagoni zose zica bugufi. Haleluya. Mu gitondo baraza barebye baravuga ati bishoboka bite? Dagoni yahushywe n'umuyaga ku itari yarigeze igwa igicuri. Ngo barayiterura barayifasha bayisubiza ku gitereko cyayo. Imana iravuga ngo hari ibintu njya nanga gasuzuguro. Noneho irayifata iyijugunya hariya hanze, iyica umutwe n'amaboko. Baje bagiye kwinjira basanga Dagoni noneho iri hanze, ingoro ya Dagoni Uwiteka yayihariye. Baravuga ati kabisa ibi bintu noneho biri serious. Ariko ntabwo byagarukiye aho, na baba Filistia aho bari bayijyanye Gati ibateza ibibyimba. Aho bati ko ibintu bikomeye batereka tuyohereze Ekroni. Bigeze Ekroni naho ibibyimba bibabyaje n'imbeba zibazateye mu nzu. Baravuga ati ibingibi ntabwo batari ko bishobora kuba ari ibyago twigire, tucyohereza Ashkeloni. Imidugudu yose 5 kapitali zose za Filistia 5 irazizenguruka, hose bateje ibibyimba, hose biraturitse. Ahandi bate abantu baravuga ati bajya kubaza abakonikoni n'abapfumu, baravuga ati niriya Mana, kandi iriya Mana ntigigenda gutyo gusa, mugomba kuyiha icyubahiro. Mukore imbeba 5 zizahabu zingana n'ikibeba kinini, ko nta kuyiha utuntu tw'impeta dutoya. Mukore n'ibibyimba bingana na biriya bibyimba byagiye bifata abantu bakabyimba. Wari wabona ikibyimba kibyimbuka ukajya ukibona utaragera n'umuntu. Mukore ikibeba kingana na kiriya kibyimba, kandi imbeba kuri buri mudugudu w'Abafilistia. Barazikoze 5 bazishyize ku igare rishya, bazanye inka. Burya kugira ngo umenye, kugira ngo uzatandukanye inka yabyaye n'inyana yayo, bati turashyiraho inka 2 zabyaye, inyana tuzisigarane dushyireho za nyina. Nitubona inka zigiye zigana iyo muri Isirayeli, turamenya ko iriya Mana ariyo yaduteje ibi bibyimba n'imbeba. Nitubona zigumye hano, turamenya ko ari ibyago twigiriye nk'uko bisanzwe, nk'uko corona yaje gakwira isi yose. Bamaze ko gushyiraho ibibyimba n'imbeba, bashyira inka ku igare, ziribwiriza ngo zigenda zabira, zirarenga, bona zirarenze, ngo abatware ba Filistia baraziherekeza bavuga ati ya Mana niyo yari yatumaze. Ariko yakubise abatambyi. Ndabwira abakristo buriya abantu bazi ko Imana itagikubitana ngo twagiye mu gihe cy'imbabazi, irakubita. Ariko reka mbereke uko bikora. Iyo uri umugabo gasambana, urugo rwawe rureka gushya ngo nuko usenga. Abagore muri hano mukunda abagabo basambana, mukabatera umwete bakigira gusambana. Iyo batashye ntimucana umuriro. Halo, kumutanzubiza. Ndenda kubwira umugabo uri hano wese, iyo wasambanye ntabwo Imana izagukubita kundi, urugo rwawe ruzashya. Rurashya, zashize. Rero ngo twebwe ngo turi mu buntu, genda usambane n'umugore ufite sida. Ubuntu ntibuzakubuza kuyirwara. Umva, niyo waba waraye usenze uzavayo urwaye sida. Erega ibyaha ubwabyo birahagije, ibyaha ubwabyo ni inkoni, bigira ingaruka. Hari umusaza twabanaga kera yakundaga kwigisha ku kintu cyitwa inkovu z'ibyaha. Akavuga ati mwa basore mwe mujye mwitonda, inkovu z'ibyaha ziraryana. Uragenda ugasambana ugatera inda ukabyara umwana ahantu, ukamuhisha, wamara kurongora umugore nyina akamuzana, urwawe rugashya. Ukabana umwana bakajya bavuga turiya mwana n'uwakana kera kiri umusore yamubyaye gutya. Bakabaze burya bwiriza ubutumwa afite umwana yabyaye mu mihana, kuko uba ugomba kwisobanura ngo bamenye ko utamubyaye uri pastori. Ariko inkovu z'ibyaha batwara isa buriya, kugira ngo reka ne gutinda kuri iki kintu kuko hari n'izindi ngero nyinshi nabaha. Uza na Ahiyo, abana b'umutambyi, baherekeje isanduka y'Uwiteka mu gihe cya Dawidi, bayishyize ku igare. Imana yari yaravuze ngo ngewe singenda ku igare, sindi igicuruzwa, bampeka ku bitugu. Nitwe tugomba gutwara icyubahiro cy'Uwiteka.
bayishyira ku igare, hanyuma igeze hirya icyubahiro cy'Uwiteka kiremerera inka ziratsikira, kuko icyubahiro cy'Uwiteka kiraremera, kiremerera inka ziratsikira, zitsikiye uzagiye kuyifata imukubita. Erega burya Imana igira abayisikoti. Hari abamarayika baba bayiherekeje, muzarebe mu gitabo cya Yesaya mu gice cya 6 ngo yabonye abamarayika baherekeje isanduku y'Uwiteka, baherekeje Imana nako igenda ku igare ry'Uwiteka rigira escort. Muzarebe president yagenda agira aba escort, uzagerageza gutamba mu nzira imodoka igiye guhita, uzamenya icyabaye kuri Uza. Uza yashatse gukora ku isanduku, Imana avuga ati we, erega burya n'umuserafi wamukubise, we urashaka gukora ku cyubahiro cy'Uwiteka. Umuntu abarapfuye Dawidi ngo atinye Uwiteka. Muzarebe ajya kuvana isanduku kwa Obededomu w'umugiti, ngo yarabanje akora ubushakashatsi, ngo abona neza yuko abatambyi bagomba kuremererwa isanduka y'Uwiteka, ngo arababwira ati nimwiyeze abatambyi n'abarewi tujye kuzamurira ya sanduka. Ariko bagiye kuyizamura, ngo batere intambwe, akavuga ati none haba hari ikintu twibagiye kongerega kubita undi muntu, ngo agatamba igitamba, akavuga ati Mana utubabarire niwongere gukubita umuntu, turakubyinira tugutambire ariko ntukubita umuntu. Ngo barayitwara, Imana iravuga ati rega n'ubundi simba ngambiriye kubakubita, nimwe mwikubitisha, mujye mugenda uko nababwiye. Haleluya. Ariko iyo abatambyi bahetse icyubahiro cy'Uwiteka bakagitwara neza, ibitangaza birakorerwa, ibitangaza birakoreka. Abatambyi bahetse isanduka nk'uko bababwiye, kuko na Yosuwa yari yabanje arababwira ngo mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza hagati muri mwe. Bariyejeje, baritunganije, barisuzumye, barangije bahetse isanduka, bakandagiye mu mazi, ibitangaza birakoreka. Haleluya. Igituma itorero ry'Imana rijya mu ntege nke n'ibyaha. Ibyaha bimunga ubugingo bw'abantu b'Imana, ibyaha bitera intege nke. Ugasanga umuntu wakoze ibyaha yagiye kubwiriza, agera ku cyaha ajya akora, ukumva arakiberera, ukumva aracyoroshya, ngo ariko mujye mwitonda, ngo rimwe na rimwe ngo na Satani nawe ngo ukamenya ngo aha hantu hajya hakubitirwa. Nshobora kumva umuvuga butumwa arimo kwigisha nkamenya aho kubitirwa, kuko hari ibyaha ageraho akabicikira, akabibererekera, akabyoroshya, akabishakira, ngo ariko iki cyo ntabwo gikabije, kubera ko nawe akirya. Ariko Imana ikatubwira ngo yemwe abaheka ibyejwe muragiye mwiyeza. Haleluya. Ariko mva buri ikintu cya mbere cyatumye Yorodani icikamo kabiri ni icyubahiro cy'Uwiteka, ariko gihetswe n'abantu bubahirije ibisabwa. Hari ibintu bisabwa kugira ngo tugendane n'umwuka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo mwirinde mudateza umwuka gahinda, wabashyiriyeho kuba ikimenyetso. Mwirinde, kuko hari ibintu tugendera mu mwuka akajya kubuza ukanga, akakubuza ukanga ukamera nka Samusoni. Reka nyambwira abantu mwagiye rero ngo ni mu isezerano rya kera niho byabaye. Ntabwo uko Imana yari kera ni kuri n'uyu munsi niko izahora iteka ryose. Umwuka wera yabaga kuri Samusoni, yamanukiraho agafata urwasaya rw'indogo bagakubita Abafilisiti 1000, ariko hari umunsi yakinishije anointing y'Imana, atangira gukinisha ibimenyetso by'ubunaziri bwe, atangira gukina na Dalila, aganisha. Ariko mwarimo abona umuntu w'ikigoryi nka Samusoni, umuntu arakubwira ati ni icyo umuntu yagukoraho ugapfa. Ati buriya umpaye umuti w'imbeba nkawurya napfa, akakuzanira ibiryo wakwinukiriza ukumva harahumuramo umuti w'imbeba, wareba ukabona n'agapaki kawo hirya yaho yatekeraga, ntuhaguruke ngo uhunge. Wakwanga kurya bya biryo kongera ejo akakubwira ati ariko ubundi ni icyo umuntu yagukoraho ngo upfe. Ati buriya ndyamye nijoro ukaza ukanjomba icyuma ku mutima napfa. Wajya kubona ukabona umuntu nijoro ukikanga ugasanga icyuma kikugeze ku mutima, ntuhunge. Samusoni Dalila yamutwaye buhoro buhoro, arangije ibimenyetso by'ubunaziri bwarabyogosha bikuraho, icyubahiro cy'Uwiteka kimuvaho. Noneho ngo ahaguruka yibwira ko agifite imbaraga nk'izo yagiraga kera, ngo ntiyamenya ko Uwiteka yamuretse. Ugendera mu byaha ukabisubiramo Uwiteka akakuvaho. Rero ngo Imana isigaye ari inyembabazi, ngo umwuka ntiyakuvaho, no mu isezerano rishya abavaho.
no mwisi ntabwo umwuka yigeze ahindura principe z'imikorere, ntabwo Imana yigeze ihindura strategy. Yes, twakijwe n'ubuntu, yes twakijwe n'imbabazi, kandi Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi, no mu isezerano rya kera yari yicayeho. Ntabwo yigeze ihindura position. Icyo yaduhinduriye, yadukuriyeho ibyaturushyaga, ariko irangira avuga ngo ibyabarushaga mbibakuriyeho, noneho nimugende nk'abana banjye. Ariko iyo utangiye gukinisha ibyaha, icyubahiro cy'Uwiteka kikuvaho. Niyo mpamvu mbere yuko abatambyi baheka iyi sanduka, Yosuwa yarababwiye ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza, kandi igitangaza yakoze uwo munsi nicyo guca Yorodani mo kabiri. Kandi kugira ngo bikoreke nuko abatambyi baje bahetse isanduka y'Uwiteka, ariko biyejeje. Haleluya. Mwambwiye ngo amen. Ariko abatambyi bahetse icyubahiro cy'Uwiteka, Yesu yigeze kubwira abantu, arimo kwigisha arabwira ngo ninererezwa hejuru, nishyirwa hejuru, nimpabwa icyubahiro, nimvugwa nkahabwa umwanya wa mbere, nzireherezaho abantu bose. Njya mbyigisha abapastori nkababwira nti nushaka yuko itorero ryawe rigira imbaraga, imika Yesu mushyire hejuru, ureke kuko inyungu ni wowe uzazitwara. Cyo nkundira Yesu buriya Yesu aravuga ati ngewe mpa icyubahiro cyanjye, ibisigaye byitwarire. Muribuka mu gihe cya Aburahamu yagiye kurwana na Kedoromeri, yavuyeyo umwami w'Isodomu aramubwira ati ibintu bitware n'ibindi, aramubwira atoya ngewe mpera bariya abantu bamperekeje, ubampere ibyabo, ibisigaye byose ubyitwarire, ngewe ntabyo nshaka. Ariko umwami yari yamubwiye ngo mpa abantu ibintu bitware. Aburahamu aramubwira ngo ya twara abantu bawe n'ibintu byawe, cyakora bariya abanyamahanga bamperekeje bubahembe, kuko ntiyashakaga yuko bigaragara yuko ari we wamutungishije. Kandi kugira ngo atazibeshya, Imana yohereje Melikisedeki aza mbere, arabanza muhesha umugisha, aramubwira ati nzabana nawe, ngo arangije mwaka icya 10. Byerekana ngo Aburahamu yemeye kuba mu butware bw'Imana. Haleluya. Buri imbaraga zacu naho hambere ziva. Yesu aravuga ngo ninererezwa hejuru, nzireherezaho abantu bose. Reka duhe Yesu icyubahiro cye, tumushyire hejuru, tugende nk'uko umwuka ategeka, tumwumvire, murebe ngo ibitangaza bizakoreka mu itorero ry'Imana. Kuko buri uko byagendaga mu isezerano rya kera, niko bizagenda natwe nitwumvira principe za obedience, kumvira. Amina. Hanyuma abatambyi, ndeka ngaruke ku batambyi noneho, ubwo nari nagarutse ku kwera kwabo, ngiye kuvuga ku batambyi noneho ngaruke ku buhanuzi bw'itorero. Abatambyi buriya nimwitegereza neza, abatambyi bo mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya nk'uko twabisomye muri Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 9, ni twebwe twahawe uwo murimo. Kandi nimwitegereza muzabibona neza yuko iba abatambyi bakoraga, ni twebwe twahawe umurimo kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya. Amina. Reka mbereke zimwe mu ngero. Mu isezerano rya kera, Imana iteka ryose yatindaga ku ruhare rw'abantu bayo muri community. Iravuga ngo mu ngoma ya mbere bice 7 umurongo wa 13, ni ya mbere ni ya kabiri, uyo ni ya mbere ni ya kabiri, ya mbere habaho kiri mu magenealogy, ni ya kabiri. Iravuga ngo nindamuka nkinzi ijuru imvura ntigwe, nintegeka inzige ngo zone igihugu, ninohereza mugiga mu bantu banjye, uncertainty, igihe cya covid, igihe cy'ibibazo, igihe cy'ingorane, igihe cy'umwijima, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi. Haleluya. Bakareka ingeso zabo mbi, bagashaka mu maso hanjye, bagasenga ngo nzabumva ndi mu ijuru, mbababarira igicumuro cyawo, mbakiriza igihugu. Iyo ni responsibility y'abantu b'Imana. Ariko wumva ukuntu Imana ibitondeka, iravuga ngo abantu banjye bagize bate, bitiriwe izina ryanjye. Ni bande bitiriwe izina ry'Imana muri kino gihe? Ni twebwe dufite urufunguzo, ni twebwe dufite isanduka, ni twebwe dufite ubutware uzatandukanya Yorodani. Ikibazo kirimo muri kino gihe, hari igihe ureba ukabona iyo ibibazo byaje natwe tumera nk'abandi. Kibazo atari ko abantu b'Imana barimo gupapaza nk'abandi bose,
ko abantu b'Imana barimo kwitwara nk'abandi bose, iki cyubahiro cy'Imana ninde uzakizana ngo Yorodani icikemo kabiri? Muzareba inshuro nyinshi Imana ishaka ngo abantu banjye bitirwa izina ryayo nibicisha bugufi bagasenga bazazana ibisubizo. Bicishe bugufi, bareke ingeso zabo mbi biyeze, nibasenga bazazana ibisubizo. Uyu rero ni umurimo w'itorero. Nimureba mu isezerano rishya muzabona ahantu henshi abantu b'Imana. Buriya reka mbaho ingero ebyiri hanyuma ngane ku musozo. Umukozi w'Imana Paulo buriya yagiraga impact aho yajyaga hose. Noneho umunsi umwe bari mu nzira, ari umuprisonier, ari imfungwa, bamujyanye i Roma. Baragenda bageze mu nyanja, arababwira ati muzi ikintu, ubu bwato turimo Imana inyeretse ko nimuva muri uyu mwaro ibirimo byose bizahera mu nyanja, none ntimuve hano. Umukuru w'abasirikare aramubwira ati we, icyambere wambaye iminyururu ku maboko no ku maguru, uri imfungwa. Icya kabiri utungwa n'akarimi, iby'amato n'imiyaga ntabyuzi. Paulo arabyemera aricecekera. Baragenda ngo bageze mu nyanja, umuyaga ubabera kabutindi. Ariko bageze ahantu abona Paulo abona abantu bose bihebye, imitwaro yabo yose bayitaye mu nyanja, n'amasaka n'ibindi bari bajyanye gucuruza babijugunye. Abona noneho n'ubuzima bwabo bugiye mu kaga. Ninjoro Imana iramugenderera, noneho afata command, aragenda abwira umukuru w'abasirikare, ubundi yo munyumvira ntimuve kuri kiriya kirwa, ntabwo iki gihombo cyose kiba cyabayeho. Ariko noneho Imana yaraye ingendereye, ndi umuntu wayo uyikorera, irambwira ngo kubera wowe aba bantu bose nta numwe uzarimbuka. Icyakora iyi nkugeyo ntabwo muzayigera niyo mujya. Guhera uwo munota mwitegereze, muze kureba muri Bibiliya zanyu, umukuru w'abasirikare yaratangira avuga ati uyu mugabo hari izindi mbaraga zimurimo. Baragenda bageze imbere, Paulo ngo afata umugati, arabanza arasenga, arangira avuga ati mwabagabo mwe, ubwato bugiye kurohama kandi kugira ngo muze kugera hakurya muraza gukenera imbaraga zo koga, none ni murya umutsima bigishoboka. Mutekereze ubundi bari banze kumwumvira, ariko bose ngo barariye. Baravuga ati uyu mugabo none urimo gutanga amabwiriza twebwe tukayumvira. Haleluya. Noneho baragenda bageze imbere, babona abasare bamanuye utwato dutoya bajyamo kugira ngo icyo bita bateau de sauvetage, mu Kinyarwanda byita indere. Abwira umukuru w'abasirikare aramubwira ati iriya ndere bariya nibajyamo ubu bwato ntimuri bubukire. Umukuru w'abasirikare atema indere iragenda. Donc bikubwira ngo guhera kiriya gihe Paulo ni watanze amabwiriza, ayobora ubwato bumaze bwisekuye ku mucanga. Abasirikare babwira umukuru w'abarongo ati rero imfungwa niziducika, urabizi itegeko ry'Abaroma, iyo imfungwa igucitse ubuzima ku buzima bazaduhanisha urupfu. Reka twicize imfungwa, tuzavuga yuko zarishatse gucika tukazica, ngo kugira ngo arokore Paulo wa wundi urimo gutanga amategeko abakiza. Aravuga atoya, ahubwo mwebwe nimwoge zibasange hakurya, mwongere muzishyireho iminyururu. Baroga bajya hakurya, bageze ku kirwa, Paulo niwe akomeje kuba shefu. Baragenda ngo umukuru w'icyo kirwa cya Merita ngo yararwaye macinya n'ubuganga, ashobora kuba yararwaye tifoide cyangwa tifusi, mfite umuriro mwinshi na diare. Hanyuma Paulo aragenda aramureba, amukozaho ikiganza gusa. Umugabo arakira, bahita babagaburira, bahita babaha ibyo bakena byose. Muzitegereze basubiye bageze i Roma, wa mukuru w'abasirikare yatanze itegeko aravuga ngo uyu mugabo ntimumushyire muri gereza, mumwemerere yicumbikire, tumuhe residence surveillée, n'abashaka kumusura bajye baza bamusure. Haleluya. Uyu ni umuntu w'Imana uhetse icyubahiro cy'Imana muri moments of uncertainty. Haleluya. Nureba muri Bibiliya uzabona abantu b'Imana bagiye, reka mbaho urugero ariko rwo n'urwo mu isezerano rya kera. Umwami Nebukadinezari arose, burya Imana igira urwenya, ikanda buto inzozi arazibagirwa. Bahamagara abapfumu n'abakonikoni n'abakarudaya. Abakonikoni bakoraga ibitangaza, abakarudaya batangaga inama, abapfumu babazaga
ijuru. Abaragura baragerageza biranga, abajyanama bakoresha ubwenge intellectuel biranga, abakora ibitangaza biranga. Barangira bati mwabashenzi ntimushobora no kumbwira inzozi zanjye. Bakamubwira ati nyagasani ubundi nta mwami urabwira abantu ngo babaze icyo kibazo, ubundi utubwira inzozi twe tukazisobanura. Ariko ati ngewe nazibagiwe. Rero niba mudashobora kunyibutsa inzozi narose babice n'ubundi ntacyo mumaze. Umwami arabura ibitotsi mwebwe mukajyaho mukatera amashyengo gusa. Baragenda batari ko hari n'ibihungu biherutse kugraduating ejo bundi birimo ba Daniel na ba Shadrake nabo baze bapfe. Ngo bayibwiye Daniel aravuga ati ibyo byemezo byikubagaho kubera iki? Ni muduhe iminota mikeya ndazana igisubizo. Ngo umukuru w'inkona aramubwira ati mva rashaka nkubwire umwami w'abakarudaya ntabwo akinishwa ni imitwe tu, niba urimo kubayinga time ahubwo we baragushyira mu itanura rya kumuriro. Arabwira ati ni mu byihore twe dufite Imana. Ngo Daniel na Shadrake na Meshake na Abedenego batangira gusenga. Ngo wari wajya gusenga ukumva udutotsi turagufashe. Ngo agatotsi kamufashe ngo abona za nzozi zigarutse imbere ye. Ngo abona ikintu cy'igistatu kinini gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'igihimba cy'ibyuma n'amaguru y'ibyuma n'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba. Aravuga ati nta kibonye. Ngo abona n'ibuye riniraje rigikubita gihinduka ivu ngo hazamuka umusozi munini. Aragenda abwira umwami ati inzozi zawe ndazifite. Aramubwira tumva peti ntabwo umwami w'akarudaya bamukinisha gutyo. Ubye urazimbwira cyangwa urapfira hano bose bakureba. Aramubwira ati nyagasani ntiwarose ukabona ikintu cy'igishusho kinini kirekire gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'amaguru y'ibyuma. Ati yego sha nicyo gicyo nibahite baguha umukufi. Ba abanyabwenge bose bakirijwe n'ikintu ko hari umuntu w'Imana ubaha Imana usenga. Haleluya. Twebwe dufite ikibazo, iyo ibibazo bivutse aho kugira ngo twebwe tujye gushaka ibisubizo ku Mana yacu, natwe dupapaza hamwe n'abandi, tukagenda nk'abandi, tukavuga nk'abandi, tugashugurika nk'abandi, tukiba nk'abandi. Ariko ubundi itorero ry'Imana ni twebwe dufite urufunguzo rw'ibikomeye kuko dufite Imana. Reka mbabwize ukuri, njya mbibwira abantu kenshi mu biganiro n'ahandi. Hari ahantu Paulo yanditse mu Baroma aravuga ngo n'ibyaremwe byose bitegereje amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibyaremwe byose bitegereje kutubona duhishurwa. Ibyaremwe byose bitegereje kutubona tumanura icyubahiro cy'Uwiteka. Ibyaremwe byose bitegereje kutubona duhanura. Ibyaremwe byose bitegereje kubona tuzana ibisubizo aho umwijima wabaye mwinshi. Haleluya. Haleluya. Iki rero ni igishushanyo cy'itorero mu gihugu. Abatambyi bahagarara muri Yorodani gacikamo kabiri. Ibyari byananiye Yosuwa munyapolitike, ibyari bitari gushobokera abaturage basanzwe n'abandi bose n'ingabo za Isirayeli zifite inkota, byashobotse abatambyi bahagaze muri Yorodani icikamo kabiri. Haleluya. Kuko bakoze iki? Bazanye icyubahiro cy'Uwiteka mu mwijima w'isi. Haleluya. Kandi reka mbabwire abakiri batoya, ikibazo cy'uru rubyiruko, urubyiruko muri kino gihe bararangaye, bari mu bintu by'ibiyaga, by'ibintu by'ibigurukira, ni mwicare mucana umuriro w'umunyotwe, utari umuriro w'amashara ugizwe n'amakoma y'ibitoki n'ibyatsi. Mushake umuriro w'ibiti bikomeye, mucana umuriro umuntu nakwicara uruhande yumva ushyushye. Haleluya. Hari umusore n'umuhungu wa mukuru wa murumuna wanjye twaganira ejo bundi ku bintu by'urubyiruko, ashinzwe urubyiruko mu itorero ryabo. Ambwira ati ariko muze, ati niki twakora nk'urubyiruko? Nawe nicyo mwakora nk'urubyiruko, musubire kuri base, musubire ku isoko. Ntimushobora gukosora ibyo Yesu yavuze ngo muzagira imbaraga. Yesu yafasha abigishwa be ngo abigishe ijambo ry'Imana, ngo kuri ahereye kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe byose, ngo abereka byose ko ari we bivuga. Arangira arabwira ati ariko nubwo mbibasobanuriye ntimuzahirahire mugenda, mugume mu murwa, murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Uzareba umunsi wuzuye imbaraga z'umwuka. Yerusalemu yose yarahindutse. Ubwo mwarahindutse rero. Tuye hafi y'Sodomu na Gomora.
abantu barimo barajya impaka niba tuzemerera abatinganyi, niba tuzagira dute ngo ubwo mwarahindutse. Twateye imbere Yesu, dusigaye twambara neza, dufite imihanda myiza n'amazu meza, ariko mu mitima turi abanyabyaha. Birageze ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, za dagoni zijye hasi. Birageze ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, abanyabyaha bihane. Birageze ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, za mageragereza ibura abakiriya. Twigeze kujya Argentina, hano hitwa Buenos Aires. Umujyi umwe, ngira ngo niba ari La Plata, niba ari Resistencia, umwe muri iyo ngiyo. Abapastori baho bagiye hamwe barasenga, itorero rirasenga, abakristo barasenga, gereza zishiramo abantu. Abapolisi babura akazi kuko abantu bose bari bahuye na Yesu. Barabitubwiye, ndavuga nako Mana wazadukoreye nkako ngako iwacu. Haleluya. Ariko ninde wabikoze? Yorodani yacitsemo kabiri, abatambyi bazanye icyubahiro cy'Uwiteka bagenda bavuga ngo iyi Mana dusengira komeye. Hanyuma Yorodani byumvise iribwiriza irababisa, kuko iyo tuzanye Imana ahantu amadayimoni yose aribwiriza. Mwabonye ko iyo Yesu yazaga ahantu abadayimoni nibo babanzaga kumumenya, bakaba bati yaje, bakigirayo. Icyubahiro cy'Uwiteka iyo cyaje ibintu birahinduka. Reka mbabwire akantu k'ubuhamya butoya ndashoje. Mu mwaka w'2004 turangiza commemoration y'imyaka 10, commemoration ya genocide yakorewe Abatutsi. Abantu bibuka neza, twakoze igiterane kinini kuri stade. Nitwe twari twacyorganizinze nari nkiyobora AEE, tumara igihe tugitegura mu mpande zose z'igihugu, hanyuma tukirangiriza i Kigali. Twakoze marishe tuvariya hirya kuri KBC, tuza Army Band turi imbere iririmba ngo iyo Mana dusengira komeye. Ndibuka umugabo umwe yari mu gisementi hejuru, aratubona duciyeho, hanyuma aramamagara nimugora ambwira ati ati nababonye mugenda Army Band bari imbere muririmba ngo Imana dusengira komeye. Ati niba defiri ijya mu ijuru ari kuri iri zabimeze, ati nafashe icyemezo cyo gukizwa, ntabwo nzaburayo. Haleluya. Ndavuga niba byashoboka ngose, ariko si cyo nendaga kubabwira. Noneho umunyamerika umwe twari hamwe wo mu pastori arandeba arambwira ati ndabona unaniwe. Ndavuga kabisa ndananiwe, umunaniro ntigeze nanirwa. Ati nabitekerejeho, nabivuganye n'abantu biwacu, ati twakugeneye itike ngo ujye ahantu ushaka kuruhuka. Hari semina najyaga nshaka kujyamo muri Malaysia, iriya muri Malaysia. Ndavuga ndashaka kujya muri Malaysia, ni hari semina kuri Apostolic Church, bahora bantumira ariko nabuze amafaranga yo kujyayo. Arambwira ati barasaba ngahe. Noneho nanjye ndatubura, ndamubwira nti hari na seminari y'abanyamasengesho bantumiyemo ariko nta mafaranga nari mfite, izabera Pattaya muri Thailand. Ati teranya amafaranga uzakenera yose tuyaguhe. Nta nubwo nasabye menshi kuko ntabwo giye njya nkunda gutirisha. Bampa amadolari 5,000 nkuramo tike, nyura Thailand, ndambuka mfata Malaysia, tujya muri iyo semina. Ndiyo turiga, twamaze ukwezi. Numva ngize umutwaro w'itorero, buri munsi nabyukaga kare nkasenga. Imana irambwira ngo ubundi wajya gufata iminsi 7 mu ntangiro z'umwaka, hari mu kwezi kwa 9, none uzafate iminsi 40 kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugeza ku itariki 9 z'ukwa kabiri. Uzafata amasengesho y'iminsi 40, nta kindi usengera uretse itorero. Ndagenda ntangiye gusenga, Imana impaye amagambo bishop yampaye kwigishaho ngo sengerira itorero ry'igihugu kuko niryo rizambutse igihugu kijya mu masezerano nabahaye. Ndasenze umunsi wa mbere, wa kabiri, urajya gusenga iminsi 40 utarya, uzabe wabibwiwe n'Imana. Nanywaga amazi gusa, nta n'isupu nta na ji. Ndasenze ngeze ku munsi wa 16, numva inzara ibaye tafu. Wagira ngo yari yazanye imishyo, kubita mu nda, nkumva birakubitira mu mugongo, ibindi bigakubitira mu mano. Mbwira Imana, rero Mana, Daniel yasenze 21, Abayisiraheli barataha. Nyemerera nongereho 5 iyo 21, ariko ntabwo nageza kuri 40 ndapfa tu. Ku munsi wa 19
ubwo icyemezo nagifashe 21 ndabona nsoza 21 ntaha nkajya kurya. Hanyuma ku munsi wa 19 mbona umukobwa w'umunyakenyakazi araje aho nasengeraga kuri AEE, naho yaje no aje kuvuga ubutumwa mu itorero ry'umupastor witwa Jane Kanyange yitabye Imana mu myaka yashize. Bigejeje kuri uwo munsi naho pastor we twari twarahuriye Malaysia, arambwira ati nujya mu Rwanda ukabona uyu mugabo witwa Rutayisire uzamunsurize twabanye mu cyumba Malaysia. Urumva umuntu akubwiye ngo uzaze gusuhuza umuntu i Kigali nini, yumvaga ari ibintu, nundi yari yamubwiye ati numubona. Bigeze ku munsi wa 19 Imana irabimwibutsa, iramubwira ngo shaka wa muntu pastor yakubwiye umushyiriye message. Aya magambo bishop yampaye Yosua 3 aya twasomye uyu munsi, ayandika ku gapapuro, arambwira ngo Imana yamubwiye ngo anshakishe bidapfa bidapfusha ngo ntarenze iminsi 2. Yarenze iminsi 2 rero gusanga natashye. Ati nabaje pastori andangira aho uri nje hano, bandangira kuri hano, nagira ngo nkuhereza aka gapapuro kanditseho message Imana yampaye ndimo gusenga, sinzi icyo yampereye, handitseho ngo Yosua 3:14 kugeza inyuma. Aya twasomye uyu munsi ngo usengera itorero, abisubiramo kandi amagambo Imana yari yampaye ngo Imana yambwiye ngo usoma aya magambo nurangiza usengera itorero. Mana upe 21 urayanze nkomeze 40. Narayisenze ndayirangiza 40 ntarya nywa amazi, navuye meze nk'umuzimu, amatama ameze gutyo. Abantu kambwira ariko wari ufite ikibazo ki gituma ugenda ukica bigeze aho ngaho. Imana yaramwiye ngo sengera itorero, kandi muri icyo gihe nasengaga nibwo yambwiye ngo kandi witegure urangiza aya masengesho, witegure utegure uzagusimbura ugiye kujya mu gipastori, ariko utahanira ijambo. Abantu barambaza batatu Imana yakumarishije iyo minsi, nta rindi jambo Imana yambwiye, nta bundi butumwa Imana yambwiye imizi, yarambwiye ngo sengera itorero ko niryo rizambutse igihugu kijya mu masezerano yacu. Haleluya. Ubu rero nimwitegereza aba batambyi, umunsi tuzaba itorero rishyira Yesu hejuru. Haleluya. Umunsi tuzaba itorero ryereka abantu inzira, kuko hariya muri Yesu Imana yaravuga ngo iyi nzira ntimwigeze muyinyuramo. Abatambyi bazaba bajya imbere babereka inzira munyuramo mujya mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Umva bishop, namwe bene data ba pastori n'abakristo, nitwe tuzereka abantu inzira yo kubaka ingo zubahisha Uwiteka. Nitwe tuzereka urubyiruko inzira yo kubaha Imana bakayihesha icyubahiro. Nitwe tuzereka abana uburyo bakurira mu nzira y'Imana. Nitwe tuzereka abakristo uburyo bajya mu kazi bagahesha Imana icyubahiro nk'abakontabure, bagahesha Imana icyubahiro nk'abasirikare, bagahesha Imana icyubahiro nk'abapolisi, kuko nitwe tuzabereka inzira kubwira ijambo. Imana iramubwira ngo genda ubambwirire ngo nimwe muzajya imbere mukereka abantu inzira. Ikosa twagize, twaproduije abakristo babyina mu rusengero bajya hanze bagasambana nk'abandi bose. Twaproduije abakristo babyina mu rusengero bajya hanze bakigisha bagoronya bitotomba nk'abandi bose. Twaproduije abakristo bajya hanze bakiba amafaranga ya leta nk'abandi bose. Muzajye mageragere, muzajye no mu zindi gereza, muzasangamo amatorero arutira iryanyu, kuko barasengaga ariko ntitwaberetse inzira yo guhesha Imana icyubahiro, kandi icyubahiro cy'Uwiteka. Umva bene data, wenda mwari mutegereje ko ndi bubashyuhirize nkababwira ibintu by'utunyunyuzwa, ibintu by'uturyohere, ariko ninde kubabwira ngo jewe iby'Imana yarambwiye ngo niba mushaka kwambutsa igihugu, isanduka y'Uwiteka ntabwo hakibaho amasanduka, ariko icyubahiro cy'Uwiteka kiracyariho. Haleluya. Yesu nashyirwa hejuru, natwe tukagenda twiyejeje tumwumvira, abantu bazabona icyubahiro cy'Uwiteka. Umwuka wera azamanuka batangire kubona Imana. Umwuka wera azamanuka abantu batangire guhinduka. Kandi ndumva sinzi ibintu bindimo muri iyi minsi. Ndumva hari ikintu, kera twajyaga turagira inka tugashyira ugutwi hasi, twaragiraga hari hafi ya za parike, ukajya iyo imvura yabaga yenda kugwa wumvaga ibintu bivuga ngo
ukamenya ngo apremidi imvura iraza kugwa. Nubu hari igihe ngenda ndimo kunanura amaguru mu gitondo nkumva umuriri w'Uwiteka nkabona ariko hari ibintu Imana yiteguye gukora ariko ikeneye itorero rihetse icyubahiro cy'Uwiteka. Will you be that person? Witeguye kuba uwo muntu ugiye kugenda Yesu afite umwanya wa mbere mu buzima bwawe? Witeguye kuba uwo muntu ugiye kwanga ibyaha nk'uko Imana ibyanga? Witeguye kugira inzara